mureke tubasuhuze abakunzi bacu mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri YouTube channel. Turavuze ngo Imana ibahereze umugisha mwinshi utagabanyije, kandi nawe niba ari ubwa mbere utwumvishwa butarayikora yikore, uduhe like, uduhe comment kugira ngo ujye ubona amakuru tubagezaho buri munsi kandi ubone n'umugisha uturuka ku Mana. Imana ibahereze umugisha. Rero ngiye nitwa Kenny, ninge ugiye kubagezaho aya makuru. Na makuru yihutirwa, abantu bose mushobora kuba muzi aya makuru muyabasakazeho, muramutanze umusanzu wanyu mu bwami bw'Imana kandi muraba mugize neza. Imana ibahereze rero umugisha. Nta kintu dukora na kimwe tutabanje gusenga. Tugira siroga ivuga ngo mbere na mbere Imana mbere na mbere, niko tubyizera. Twizera ko Imana ariyo ya mbere ibindi bigakurikira. Ari nayo mpamvu igihe cyose tubabwira ngo niba ubyutse ukabona biremeye, ukarambura ukuboko ukabona biremeye, ukarambura ukuguru ukabona biremeye, ukagenda ukabona biremeye, ukavuga ukabona biremeye, ujye uha Imana icyubahiro, kuko ntacyo uburusha abandi bagiye, ntacyo tuba tubarusha, ahubwo n'ubuntu Imana iba yatugiriye, n'imbabazi z'Imana. Nawe rero niwabonye ineza y'Imana, ukabona ikiganza cyiza cy'Uwiteka Imana, mbere yo kukugezaho ayo makuru, banza uhereze Imana icyubahiro muri comment. Hereza Imana icyubahiro niba hari igitangaza kiva ku Mana ushobora kuba wabonye. Imana rero ibahereza umugisha. Munyemerere tubanze dusenge nk'umuco wacu, kugira ngo tubagezeho aya makuru yihutirwa kuri buri muntu uwo ari we wese. Umugore udukurikiranye cyangwa ugize amahirwe yo gufungura iki kiganiro, aya makuru arakureba. Nimbuzi ni umuburo ukureba. Wa mugabo we udukurikiranye ugize amahirwe yo gufungura iki kiganiro, uyu ni umuburo, na makuru nawe akureba. Abasore n'inkumi cyangwa abakobwa n'abasore, namwe mugize amahirwe yo gufungura no kureba iki kiganiro, uyu ni umuburo ubareba. Nimbuzi kandi ntekereza ko hari ibintu byinshi mugiye kunguka. Munyemerere fatikanya nangira isengesho tuze kugaruka tubagezaho amakuru. Wenda uri mu modoka uratwaye cyangwa uri mu rugo iwawe, nyemerera wizerane natwe ubundi dusenge Imana tubagezeho aya makuru. Reka dusenge. Mana yacu, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, turagushimiye kandi tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo n'imbabazi zawe, tugushimiye ko ugira neza, uraturinda amajya n'amaza, ukuboko kwawe kwiza kuguma ku buzima bwacu iteka. Izina ryawe reka rihabwe icyubahiro. Turagushimiye kandi turavuze ngo uri Imana y'imbaraga. Hereza umugisha umuntu wese udukurikiranye ahangaha ku Isengesho TV, abakobwa badukurikiranye, abagabo badukurikiranye, abasore badukurikiranye, abakobwa badukurikiranye, buri muntu wese umuhereza umugisha utagabanyije, kandi imbabazi zawe zikomeze kubana natwe. Ibyo tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Reka tubanze tuvuge ngo Imana ibahereze umugisha mwebwe mwese mushobora kuba muri kumwe natwe. Imana irwanye ibarwanya, kandi Imana yitambike icyo ari cyo cyose cyagerageza kurwanya ubuzima bwawe, cyagerageza kurwanya iterambere ryawe. Turavuze ngo Imana ikirwanye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Rero tudatinze cyangwa ngo tujye mu bintu byinshi, tubazaniye amakuru. Ni amakuru abasaba kugira ngo mufate icyemezo mukimara kuyumva. Ni amakuru navuga ngo ni amakuru y'umuburo. Umuburo ni imbuzi ku muntu wese udukurikirana. Biragusaba guhunga kugira ngo udapfa. Umugabo bita Yosefu cyangwa umusore bita Yosefu yigeze guhura n'ikibazo. Reka mbanze mbabwire inkuru ya Yosefu. Yosefu yahuye n'ikibazo gikomeye ubwo yakoraga mu rugo rw'umwami. Yari umugaragu mu rugo rw'umwami. Imana yari yaramusezeranyije ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko Imana yari yaramusezeranyije ibintu byinshi bitandukanye izamukorera. Yari yaravuganye nawe, ariko aza kubaho mu buzima butari bwiza. Ageze ajya gukora mu rugo rw'umwami, ajya kwa Potifari gukorayo. Ageze kwa Potifari, inkuru ndagira ngo ubanze uyumve. Ageze kwa Potifari, arangije aba umugaragu mwiza, arakora agakora neza, arikundwa kuko inshingano ze yazikoraga neza. Aba umwana w'umusore wumvira kandi
yubahaga. None igihe kimwe umugore w'umwami cyangwa muka Potifari aza kumukunda. Amaze kumukunda mu by'ukuri yifuza ko baryamana, ariko uyu mwana w'umusore yarazi Imana yamenye, yarazi Imana yakurikiye, yarazi Imana yiringiye, yarazi Imana y'imbaraga, yarazi Imana y'amasezerano, yarazi imbaraga z'Imana, azi ko Imana ariyo yica ari nayo ikize, kiri kuzimu kandi igakura, itanga ubuzima, kandi Imana ica inzira. Hanyuma umugore wa Potifari akomeje kumwifuza cyane, noneho bigera naho yifuza ko baryamana. Igihe kimwe, ndihutiye inkuru kubera umwanya dufite, igihe kimwe aramuhamagara umugore w'umwami, aramubwira ngo ngwino ndagushaka. Aragenda agira ngo ni bya bindi agiye kumubwira, wenda agiye kumutuma, wenda hari indi serivisi agira ngo amukorere. Agezeyo ashaka kumufata ku ngufu, cyangwa ashaka ko yifuza ko baryamana. Mu by'ukuri uyu mwana Yosefu cyangwa uyu musore Yosefu arangije aravuga ati rero mwami, ibintu byose umwami yarabinyeguriye, ariko ntigeze anyegurira ubuzima bwawe wa mugore we. Uyu mugore arangije agira umubabaro, aramufata kugira ngo bagundagurane. Bibiliya iravuga niho muri iyi nkuru ngo Yosefu arangije afata ishati ye, arangije ayisiga mu maboko ya wa mudamu, arangije arirukanka arahunga. Rero kimwe mu bintu ugomba kumenya nuko Satani yamaze kugaba ingabo nyinshi zitandukanye kugira ngo zifate abantu, zibice, zibateze ibyaha, zibateze ubusambanyi, zibateze ubujura. Reka nkubwire, kugira ngo ushobore kunesha, niyo mpamvu kuri titire y'aya magambo nanditseho ngo muhunge mudapfa. Kugira ngo ushobore kunesha icyaha ugihunga, uragihunga. Iyo wagumanye n'icyaha, iyo wagumanye n'ikibi, Potifari ntabwo yarigeze aha uyu mwana w'umuhungu kugira ngo azaryamane n'umugore we, ariko uyu mwana w'umusore Yosefu igihe kimwe arangije arirukanka ahunga uyu mugore. Niyo mpamvu navuze ngo muhunge mudapfa. Reka nkubwize ukuri, niba ushaka gutsinda, hunga icyaha baragihunga, ikibi baragihunga. Muhunge ubusambanyi mudapfa, muhunge ubujura mudapfa. Icyaha kirica, icyaha kiricisha, icyaha gishyira muri gereza. Iyo wakoze icyaha na leta iragufunga. So muhunge mudapfa mwa bagabo mwe, muhunge mudapfa mwa basore mwe, muhunge mudapfa mwa bakobwa mwe, muhunge mudapfa, muhunge icyaha kirica, icyaha kiricisha. Muhunge ubusambanyi mudapfa, muhunge ubujura mudapfa, muhunge irari mudapfa, muhunge gukora ibiteye isoni mudapfa, muhunge uburiganya mudapfa, muhunge mudapfa. Yosefu icyamufashije nuko yahunze. Reka kwicarana na dayimoni ngo utindane n'icyaha. Uko utindana n'umunyabyaha niko wisanga wakoze icyaha. Uko utindana n'umunyangeso mbi niko usanga nawe wagiye muri za ngeso mbi. Uko utindana n'abasinzi niko nawe bisanga wagiye mu businzi. Uko utindana n'abantu bagenda bakora ibintu bibi. Rero ndabizi ko mukunda gukurikirana muri benshi mu bice bigiye bitandukanye. Icyabafasha n'uguhunga, mubihungire kure, kuko nimwe bishaka, ni wowe bishaka, birashaka abantu bagiye batandukanye, ariko kimwe mu bintu bishobora kugufasha n'ukubihunga, ukabihungira kure, ugahunga icyaha. Muhunge mudapfa, muticwa n'icyaha, muticwa n'irari. Satani arimo guteza ibyaha mu isi, arimo guteza ingorane nyinshi mu isi. Kimwe mu bintu byabafasha rero, abagabo mudukurikiranye, abasore mudukurikiranye, abakobwa mudukurikiranye, buri muntu wese ukurikiranye ahangaha urasabwa guhunga ikintu icyo ari cyo cyose kibi kugira ngo udapfa, uticwa nacyo. Ibikugoye ni byinshi, bingoye ni byinshi, ariko icyagufasha mu buzima bwawe ni ukuhunga, ukabihunga. Muhunge mudapfa. Imana ibahereze umugisha. Ufashe intego yo guhunga icyaha, guhunga ikibi, kuko icyaha kiricisha. Nimutindana n'ibyaha muzapfa kandi muzarimbuka, muzajya muri Gehinomu, muzajya mu muriro w'iteka. Nimudahunga ikibi muzapfa. Imana ibahereze umugisha. Badukurikiranye, mwige guhunga icyaha. Mureke rero
tube maso kugira ngo kidashobora kudufata kikatwizingiraho bigatuma bitujyana mu ngeso mbi. Imana ibahereze umugisha, Imana ibakomereze amaboko, Imana ibarindire ubuntu bwayo bube kuri mwebwe, n'icyubahiro cy'Imana gikomeze kuba hafi yanyu. Ndabasengeye kugira ngo Imana ibahe imbaraga zo kunesha, ibahe imbaraga zo guhunga ikibi n'igisa n'ikibi, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo umwami wacu. Imbaraga z'Imana zikomeze kubana namwe, kandi icyubahiro cy'Imana gikomeze kuba hafi yanyu. Byabarwanyaga Imana ize ibirwanye, byabananizaga Imana ize ibinanize mu izina rya Yesu. Ndacagagura imbaraga zose z'umwijima, ibyaha byose biri kwizingira ku bantu mu izina rya Yesu. Ndabifata mpiri, ndabitegeka, ndabyamaganye byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero Imana ibahereze umugisha, ibahe kunesha buri kintu icyo ari cyo cyose cyagerageza